imikorere ni imwe, imigendere ni imwe, imyigire ikaba imwe, imisiyo bafite niyo dufite ni zimwe. Ariko noneho mubonye dusa cyangwa ntabwo dusa. None uyu mwanya rero ngiye mu gika cya kabiri cyo kubatandukaniriza uburyo abagatulika hari ibyiza bafite abadive tutagira. Ubwo ndi kuki ni ukugira ngo tuze kumva guhera mu cya 844 misi y'itoro ryacu ryari bifite turimo kugenda byo kugira ngo rirangize umurimo. N'impamvu ki umurimo utarangiye ryarahindukiye ibyo ryagombaga gukora turagendana ahubwo ryifatira isura ya nyina w'abaki w'abamaraya. Uyu munsi n'abaryicayemo ni impumyi gusa, ntabwo barimo kureba ngo bashishoze ngo aho turi nibi hameze hato. Twagiye ngiye kuvuga ibyiza by'abagatulika bitaba mu baki turimo kugendana bwo icyambere gahunda guki iki gahunda shima abagatulika bagira gahunda twe ntayibamo. Impamvu ni iyi, niba hari itoro ryirirwa ryirata ngo rigira gahunda, uhano wese ngo yishiki gahunda ni ry'abaki. Ariko se tugira gahunda, reka tubaze tugere ntayo. Impamvu ntayo ni iyi, ninde wagiye mu misa akayitangira akayirangiza hano? Barayitangira akayirangiza filimi kabwa ugiye muri Babuloni birashoboka. Hari abagiye muri Babuloni nta misa wagiye ejo ni ubudafite akazuzanye mu misa, ni ukwiyino ntabwo ikaze cyane. Urebe ninde mugatulika mwigeze mubona ngeze mu misa havugira umusubizo baravuga ni ukwinjira uri haba hari amazi bena akuramo buri benshi buriya ntabwo babizi ariko amazi aba ahari. Umuntu agiramo akora ku kimenyetso cy'umusaraba rimwe na rimwe abanje no gupfuka, agahita agenda no mu mwanya we akagenza ate akicara. Igihe gahunda isa naho itaratangira ntawe uvuga, bakaza gutera indirimbo bose bakayikiza. Ikikubwira ko padiri aje ngo padiri agenda aje kumva ngo bose baba babizi n'uwicaye agenza ate arahaguruka baza ku murongo. Bakimara kugera imbere abanyuza bagira ingendanye bazita mu Kinyarwanda abahereza n'abahereza ariko abahereza natwe tuvuga abahereza. Buri wese azi position agomba kujyamo arayiva muri uko bisigende irangi kandi bari guhagarara aha. Padiri uri n'ubuhimbi ariko abarebye abagatulika murabizi padiri uri n'ubuhimbi n'abari arubura amaze kumupfukamira nabo bapfukame nageraho ubwo kandi niko arimo kuza bazunguza n'akantu karimo iki umwotsi. Yarangiza ubwo kuza hari ibyo biba batera imirange cyangwa se tarayirangiza mu buryo bayirangiza akicara ufuhaguka gusoma isomo wa mbere yahagurutse aravuze ararangije turimo kugendera baricaye bakubise indirimbo. Hari n'igihe cyo kuza gupfukama, hari n'igihe cyo kuza kugira commentaire none y'ibyo asoma nawe ntabwo ari ibyo asoma ibyo asoma akurikije iryo somo ryavuzwe agashyiraho akadomo babyumvise. Hari indirimbo batera cyangwa se niba ari iya korali ikavuga yarangiza no gusoma amasengesho arangiza n'isomo risoza n'isengesho risoza turimo kubyumva n'indirimbo iririmbwa bagasubirayo. Ninde mwigeze mubona ngo aho bafite ikibazo ninde Israel yabwirije akimara kugera hagati ngo ariko ngo aya magambo usomye muri vuze byose ngo nanjye harandi nasomye yo mu nyandiko z'ibanze avuga ukuntu irakavuyo hariya ntabwo kahaba. Ugerayo wambaye ikoti akaravati uje mu ijipe ukabona baragiye bagenda batina bakwakiriye neza bakuzanye no mu mwanya w'imbere mu gihe Gatulika ntibigeze bite ntibihaba. Barangiza ubwo iteraniro ryari ririmo ngo mukuru cyo bawicaye gatoya hari umuntu uje. Uyu rero mureba avuye Mangoci niwe wubatse n'urusengero rwabo ni umwizera twashaka kugira ngo abanze basuhuze. Haleluya bwoko bw'ingiraga, haleluya bwoko bw'iki bw'Imana.
Imana ibakomeze, turi mu rugendo rumwe. Nananze kugenda ntarasura itorero ry'Imana, abigisha bahagaze cyangwa ikindi cyiciro babanje kwakira umunyacyubahiro, arasoje gahunda zirakomeje. Ibyo Gaturika ntibiba. Bwoko bw'Imana nese tumaze kwiga, ariko murabizi ntawe ujya agira icyo arenza kuri gahunda ya saa 5. Ubu se uyu mushyitsi wadusuye agenda ntacyo aguzara? Nushaka muri papa wasengera mu kiliziya ibi ibyo ntibibaho. Misa yashoje, niba yari gahunda yawe wagombaga kuyigira, sinzi aho uzanayigirira, kirazira ntawe uvangira. Mu yandi magambo, Abagatolika bagira gahunda nziza, twebwe tugira akavuyo. Nibyo sibyo? Sawa, icyo ni cyane icya kabiri. Groupe ngwiki groupe isi groupe irakunzwe. Groupe z'abanyamasengesho z'Abagatolika, buri cyumweru padiri ategetswe kuzisura, buri cyumweru padiri ategetswe kujya gusengana nabo, buri muzo mu kwezi padiri abahamagara bakagirana inama bakaganira. Turimo kugendana, zirakundwa. Ahantu habonetse agatsinda ko gusenga Abagatolika baragakunda, n'ubwo byo mu rwego rwo hejuru. Nirivuke mu badini, ikintu barikorera ni ukuryama bivuye inyuma. Nibyo cyangwa se ubwo noneho ndi kuri faze y'ibyiza by'Abagatolika amadini tutagira. Ikindi, amatungo. Ngwiki amatungo, nushaka ube watuye muri miliyari mu Bagatolika ntawe ukureba. Nushaka utari mu 500 ntawe ukureba. Ariko reka utange bya bintu mujya gukora mu itorero. Wasiko haguruka, Veda haguruka, Filime nabo haguruka. Abo bwoko bw'Imana tubusengere, nibwo muri iri torero butanga 1/10 ni nabo batanze muri uku kwezi. Reka tubasabire imigisha ku Mana. Ibyo bikorewe iki? Ni ukugira abasigaye bicaye ba Jerome n'Abayisiraheli bafite amaduka n'abamuzehe bamware kubona abandi batanga bo batagenda batatanze, basengera basabira imigisha. Noneho nibamamwaza ejo nabo bazaharanira kugira ngo ifite imodoka yabo nibagaruka farusiko bakazamura n'ikigwari nawe atanga bitamuvuye ko cye umutima uvuga ko kugira ngo nabo bazagenze batera biriya bintu mujya gutangaza. Hafashijwe abanabana, ayatuwe naya, ayabura naya, asaguka naya. Ibyo mujya mubita cyangwa ntabwo mubita? Muri Matayo aho Yesu yavuze ngo ukuboko kwawe kwahehe ni gukora, ukw'ibumoso ni kuzigire kumenya uko iburyo kwagenda gute. None itorero turimo girirwa rishyira hejuru abatanze, rimwe na rimwe bakavuga nayo batanze, bakavuga n'umubare wayo batanze. Byatumye he? Mu gihe mu Bagatolika nushaka utanga na miliyoni, ibyo birakureba. Itorero ryarwaye we, bijyanye no kurwara gusa, ryararwaye rirapfa rigeze ubwo rinuka, abarimo nuko rurabagira. Ako se bakajya kumukora muri ko umunuko umuntu kwanjye umaranye imyaka n'imyaniko, narabuze aho muhungira, mbana n'umurambo, umurambo warabozuranuka n'amagufa kageze ubwabora nabyo birarangira unuka, ariko nabuze aho muhungira. Tugende ku kindi. Abagatolika ndabakunda, bavuga Dawuri, nimubwire ko Abagatolika bavuga Dawuri wivuga. Tugende Dawuri mu ijuru, izina rya hejuru, icyo ushaka gikorwa munsi uko gikorwa mu ijuru. Ego, uko natwe tuba baducumuye, ego, duterane mu twose, bahita basoreza aho ngo amin. Ikintu badashyiraho ni iki? Ntabwo aza ngo kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Iryo jambo barikuyemo kubera iki? Kuko icyo cyubahiro gihabwa nde? Turimo kugenda none ibidivatizo by'umusoka byo birarirangiza. Murandika neza? Byo bigenza bitera birarirangiza. Nshima nabo badusuyemo
ntabwo kirimo kugaragara ko tugira imana bafite ikosa n'imana ubwo abafite ikosa ni bande n'abafite ibyo bategeza ibyo bataka abagatulika nta kibazo bafite uwo baramya arahari arazwi n'uwo bahaye icyubahiro nyir'ubutumwa uwera data wa twese niko yitwa ijambo pape nicyo risobanura se w'abantu bose none twe turabivuga ahubwo tugahakana imbaraga ziko zikorera muri twebwe ubusobanuro bw'ako kajambo gato nigeze kwiga buravuga ngo buriya watura ariyo magambo ni ukubugaragaza ngo imbaraga z'uwo muremyi n'ubushobozi bwe n'icyubahiro cye no kuganza kwe ni ibyamaze kugira umurimo bikora hehe mu mitima yabo none biravugwa ko umuntu ariko bitaragenze bitera mu yandi magambo rero shima abagatulika bo bakinusuyemo twe turacyagifite ariko ntabwo ariko biri irindi kosa irindi ki kosa ubatiza ngo kugenda gute tukana bemeye basize umubatizo hehe kuki kugaho igishushanyo igishushanyo kuyizo aho gatwe ndababaza biriya bintu bishushanya hari ikintu na kimwe nta na kimwe uwo abagiga bakora ushushanya iki urupfu n'umuzuko byane urupfu rusobanura iki ko abantu bayimukiye imana uko ari iyo ibaha uburenganzira bwo kubabarirwa ibyaha turimo kugendana no guhabwa imbaraga zo kuzuka mu bapfuye cyangwa se mwebwe abari mupfuye muzize ibicumuro n'ibyaha mwagejemo mwakoze ububasha n'ubushobozi bw'imana uburyo bigomba gukora umuntu agakira none ari abagatulika baretse icyo kintu ari n'abantu bagikora badakurikiza ibyacu ababibi ba jero urumva ari n'abantu cyangwa byamaze kurenga ubwenge bwawe abagikora nabiha kubatiza batemera ibyo ababingwa bo barabiretse batiza kubanga ndanabemera abiha kubikora banga ibyabyo nibo babi ntumbaze ngo barabizi cyangwa se ntabwo babizi barabizi hajya itunaodokia ngo igeze irareba nibyo none ubabaza ngo barabizi kandi ufite ibisubizo mu byaje bari icyaga ikibazo bijyanze umuti cyangwa ntabwo ryawa akiri umuti wo gusiga ku maso ngwindi ngo yindareye Yesu abwiye aho uyu muntu hagati y'ibano y'umuntu namwe murimo ngo twangura avuga ko tuhumye ngwiri ngo kandi tureba atubwo muvuga ko mureba icyaha cyanyu gihora iteka rigane byose kandi uko abayuda bari umutwe wabiyemeza na Laodikiya mu mutwe wabiyemeza genda kize gatunganye ntategere Yesu simbukeneye muri icyo kintu tuva aho ngaho rero tujye wenda ku kintu cya nyuma politike y'uburinganire ngo politike ahese itambita niho bato kirazira muri kiliziya gatulika leta yakuza abagore ngo ibahe ijambo ugasanga biyabakize niba birirwa bavuga yewe n'amatora akaba babyitabiriye cyane cyane ryacu ikabarekezeho ibyiciro reka sinakubwira abakuru b'amatora batanga abayobozi babaye abayobozi harimo barekanamye ngo bagire abapasitori baramureka ariyiga ararangiza ikoze ku pasitori ntacyo yakoze turimo kugendana ngo barebeye kuri politike kuri mu gihugu cya hehera kiwacu murabibona neza ibyo politike y'uburinganire ntuyizane mu bagatulika ni systeme yabo yubatswe kera ibyo padiri akora birazwi ibyo basera akora birazwi hari aho barenga hari aho batarenga mu gihe iwacu dutamba uko isi igenda itera ni ikosa rikomeye kuba isi yerekeje ari ituro ryacu ryerekeza ariko abagatulika umwimerere wabo ni wa wundi ntibajya bahindurwa n'ibihe ntibajya bahindurwa na za politike murakoze Imana ibahere umugisha mu izina rya Yesu igika cya mbere turakirangije mbere yuko tujya mbere ndashaka ngo mbanze bahe ijambo tuganire kuri ibi mwumvise naho ni mwumvise